mama urabyumva ndamuha imbabazi nk'umugabo anye ko nazongere pe nazongera bari kuneza igisebo mu bandi badamu anca inyuma buri munsi ko nazongere kuriya mugore aravuze ngo hari ukuntu nawe umufata nabi ngakurira nk'inka sinzi ibintu numvishe bavuga erega umugabo yatarwaye keya ntabwo umuhakeya umuntu yaguhaye akaguha keya nawe umuhakeya n'abandi badamu babyumvireho bajya batanga keya kugira ngo abagabo batabaca inyuma ariko ngo umwima kuko hari ibyo naba atakoze abatujuje mu rugo rwiwe ariko ubugweriza saa twiyunge nzambyuzuza umugabo wanjye ubwo urakoze rwose yo gira abana gira inka ntabwo bizongera urakoze madamu namufashe dore nguyu ntabwongera kuncika namufashe nimutwunge cyangwa mu kibe mujye kumufungisha ese uramufungisha yakoze iki njye amaze iminsi aca inyuma ka twavuze ko amaze iminsi aca inyuma buri munsi naramwifatiye none n'umuhungu yari yirutse none ndamufashe oya rwose oya wakongera kwiruka sawa rero umva se wa mugabo mwakiyunze ni ukuri kw'Imana umugore ndi kumusaba imbabazi rwose pe ntabwo naziguha njyewe ntabwo naziguha nzanira kariya kantu twicare hano kurura ako kantu ndamugufatira nahajya atancika ahubwo gasasa aha twicare nimwicare karibu nimwicare twiyunge areba amatera yanjye kuntu babana yasajishije ngaho nimwicare oya afise wikongera kugenda dukemura ikibazo wa mugabo ibintu wakoze urabona ari ibintu bifite agaciro koko nanjye muze mbitekerezaho mbona bidafite agaciro pe ahubwo ndi kumusaba imbabazi nk'umudamu wanjye ese uko wari wirukanse wagira bigende bite koko nangaga igisebo bonaga ko ari ahantu hari abantu benshi kandi ntabwo njya nkunda ibintu by'abantu benshi niyo mpamvu nawe sinirukanka nyine ndetse niba udakunda ibintu by'abantu benshi ukaba wavuye mu muryango mubamo ukajya mu wundi ubwo urumva ari gute none utashaka yuko utikururije ibibazo nyine ndi kumusaba imbabazi nyine ibibazo byo nabiteje ariko ndi kumusaba imbabazi nyine nambabarire rwose ntabwo rino kosa rizongera gusubira mama urabyumva ndamuha imbabazi nk'umugabo anye ko nazongere pe nazongera bari kuneza igisebo mu bandi badamu anca inyuma buri munsi ko nazongere kuriya mugore aravuze ngo hari ukuntu nawe umufata nabi ngakurira nk'inka sinzi ibintu numvishe bavuga erega umugabo yatarwaye keya ntabwo umuhakeya umuntu yaguhaye akaguha keya nawe umuhakeya n'abandi badamu babyumvireho bajya batanga keya kugira ngo abagabo batabaca inyuma ariko ngo umwima kuko hari ibyo naba atakoze abatujuje mu rugo rwiwe ariko ubugweriza saa twiyunge nzambyuzuza urabyumva uti ibyo niba azajya abikora byishimiye pe ntabwo iryo kosa ryakongera kubaho ryo kumuca inyuma ubundi se mu buzima busanzwe mwari mubanye gute wowe nawe twari twibaniye neza ari sheri ishushu none ubu ngubu sinzi abademoni bari bamufashe birase wahoze utubwira ngo hari n'igihe ajya gukora akigira mu bagore ni ibintu nk'abanye asanzwe ari imico ye cyangwa ni ibintu byagiye bizanye ntabwo yabizanye nyuma ni nyuma pe tubanye ari umugabo mwiza none ubu ngubu yarabyize nyine nk'abandi bagabo nyine kuko ajyana n'abandi bagabo benshi nyine niho abikuye hari ahandi hantu waba waramufatiye oya ni ubwa mbere mufashe ariko bajyaga babimbwira abandi bagore ngavuga ngo umugabo wanjye ni umuntu mwiza ntabwo yabikora ngaho rero nagira icyo tubwira kuko natwe dushaka kujya muri gahunda zacu icyo nabwira abantu cyangwa mo kimwe abanyarwanda n'abagabo bagenzi bawe rego babwire ntibazongere icyo nababwira nyine ikintu cyiza nyine bajya babwizanya ukuri nyine bakagira ibyo buza mu rugo nyine bakajya gucana inyuma nyine nta kintu bifasha nyine urabona ko nk'urugo rwanjye nyine rwabayemo akaduruvayo nyine biba byiza rwose umuntu yajya yumvikana n'umudamu wiwe nyine ku buryo nyine atamuca inyuma haciyemo igihe kingana iki mubanye haciyemo ni imyaka ndumva twarabanye 2019 tumaranye imyaka mikeya rwose ni mikeya 2019 2024 irarangiye mbonera no kwifuriza abanyarwanda muri rusange umwaka mushya wa 2025 muzagire noheli nziza mugire na bonane nziza umwaka muzawurye nuzabarye
natwe tugihumeka dukomeze dushima imana kuko ntacyo tuba twatanze kuba tugihumeka. Hanyuma urumva 2019 kugera muri uyu mwaka 2024 ni imyaka 5 mubanye. Uriya mwaka ari mutangirana mwamwinjiye mu mwaka wa 6. ntabwo ari imyaka mike. ntabwo ari imyaka mike birumvikana, ariko nyine ndaje nshaka uburyo nyine nakumvikana n'umudamu wanjye nyine twubaka urugo rukomere nyine, pana bino byo kumva karabaye ya buri kanya. Ubuse nk'ibi bibaye naramuka bibwiye nka bamwe mu miryango y'iwanyu? Hano ntabivuge kuko naba ndutanze rwose, anyihangane nyine kuko namusabye n'imbabazi nyine, anyihanganire nyine, ntabwo bizongera kuba nyine. None mama, ibi bibaye ntago uri bugira abantu b'imiryango y'iwabo uzabibwira? uretse abantu bo mu muhanda babibonye, nta muntu n'umuturanyi uzabimenya, n'abandi bo mu muryango njye uzabimenya. Burase nabazabivugara, niba bivuga tuzabahindura abasazi. bivuze ngo uramubabariye? Ndamubabariye pe cyane ahubwo. Mugabo wanjye ubwo urakoze rwose, yo gira abana, gira inka, ntabwo bizongera. Urakoze madamu. Urakoze rwose. Amuhaguruke tuganireho gato twigendere. Ndashaka ko munasubira mu nzu tukabasiga rwose mwinjiye mu nzu mukare hari ibintu muha mwakemura, sibyo? Yego. Muze tugendane, dushaka kubasiga mu nzu. Gwino tugendane. Twigire mu nzu urebe ukuntu mwiyunga, sibyo? Erega n'uriya mugore ushobora kujya umubona ukabamugendera kure. Ukamugendera kure. Nabonye yanansenyera. Namwe murakoze kuba mutwunze. Niyo mpamvu nabitabaje. Twicarire mu nzu, njye ndashaka gusiga mwiyunze. Twiyunze ni ukuri. Kandi mwakoze Imana ibahe umugisha. Hanyuma ikintu nabwira rero uyu mugabo, wa mugabo we, uyu mugore ushaka wamugendera kure. Binabaye byiza, hano murakodesha? Turakodesha. Binabaye byiza uramutanga. Naramubwira byanga. Ariko uvuga wubitse umutwe cyane. Agahinda kanshi mfite n'isoni zo kumva nasubye mu bandi babyeyi. Nasebye pe. Binabaye byiza washakisha amafaranga noneho mukaba mwakimuka, kuko urabona uyu mugore agiye kugusenyera. Ibyo bintu urabyumva gute? Ndabona agiye kumusenyera pe, ariko buriya rero njye nk'umugabo ndaza nshaka umwanzuro mfata wa nyawo nyine. Urakeka ari nk'uwe mwanzuro cyangwa se uratekereza uwe mwanzuro ushobora kuba wafata? Umwanzuro ndi gushaka gufata kugira urugo rwanjye rutekane, ndaza nshaka ukuntu nahimuka. Abana se bagiye? Abana mwe dore yare bari kuririra mu muhanda. Bari mu muhanda. Bumvishe karabaye barirukanka. Nagiye kubahungisha. Ubwo urumva nk'iy'abana banyu bakiri batoya baramwambwiye bari mu myaka 3 bakaba babona muba murwana, uba wumva uwo mwana w'imyaka 3 batangiye kumenya ubwenge, ashobora kuba atabikurana? Arabikurana nyine, urabyumva nyine, uretse ko umuntu aba atarakerebuka nyine nga amenye ukuri nyine, yaba nyine umwana ari kubona ibintu nk'ibyo nyine arabikurana nyine. Udahindutse nk'umugabo nyine ngo ushaka uburyo urugo rwarumera neza nyine arabikurana nyine. Urebye nabi yabikuranye bimujyaho n'ingaruka mu mikurire yiwe. Reka njye ku musozo nkomeza kandi kazi, ngagira ikintu ubwira abagabo bagenzi bawe bagukurikiye, isomo ubonyemo kuba umudamu wawe yagufasha uri kumuca inyuma, ndetse kandi urugo ku rundi kumuturanye. Abagabo inama nabagira, mukunda abagore banyu pe. Ibintu byo kujya guca inyuma umudamu wawe nta cyiza, ahubwo ni intambara zonyine gusa uba wikurura mu rugo. Babireke pe, nta cyiza kibaho mu guca inyuma umudamu wawe. Isomo ukuyemo ni irihe? Isomo nkuyemo urasebye? Oya. Ese ntabwo wasebye? Nasebye, ariko buriya ubundi bajya bavuga ngo bamuhana avayo
bamuhana avayo ntabwo bamuhana ajyayo ubu ngubu ni njyewe uzi isomo nkuyemo nyine. urakoze. Nawe rero gira ikintu ubwira abamama badukurikiye cyangwa se abakobwa bateganya gushaka urugo, kuba kutuzuzanya n'umugabo bishobora kuba byabyara andi makimbirane, ayo yo gucana inyuma. Tubona n'abicana, tubona batemana hejuru y'ibyo ngibyo, ariko noneho kuba nawe warigumuye ngo kuko hari ibyo atakemuye bigatuma nawe hari ibyo ngo utamukemurira. Ni nk'iki wabwira rero abamama badukurikiye, abubatse ingo, aba ari abakene, abaciriritse, abakire, inama wabagira uko babana n'abagabo babo? icyo nababwira rero abadamu bagenzi banjye ni uko bamenya kubaka ingo zabo, tukirinda indaya. Ariko nyine umugabo indaya ntabwo ariyo iba yizanye, ni uko iba ishonje. Ariko buriya tumenye kubaka icyo ari cyo, abagabo bacu tuzatubaha za keya. N'abadamu bagenzi banjye babyumvireho, bajye babasha gutanga imbabazi niba bafatiye abagabo babo mu ikosa, ntibazongere kujya bitera hejuru. Nk'uko nanjye nitereye hejuru byari byambabaje ndabyumva, ariko ntabwo bizongera. Tugiye kubana neza, nabo bajye bagira amahoro mu rugo rwabo. Namwe bakobwa mukiri gushaka kubaka, bibabera isomo, ntimukongere gutwara abagabo b'abandi, mujye mushaka abanyu. Dore abagabo bafite abagore babo. Rimwe umugore yazagutera icyuma bitewe n'uko yagusanganye n'umugabo wiwe. Byatangiye uyu mudamu atwitabaza cyane yuko twari turi muri izi karitsiye bitewe n'akazi turimo. Dushyiraho kamera kugira ngo tugendane nawe. Ni nyuma y'uko amaze kutubwira yuko umutware we cyangwa se umugabo we babana, nk'uko umugabo amaze kubitwibwira ko babanye 2019. Urumva ko bari bamaranye imyaka 5, ndetse kandi ibyo mwamaze kubona ni kuriya byagenze. Dukoze ibishoboka kugira ngo tubasige biyunze basubire mu buzima busanzwe, ndetse kandi umugabo atubwiye ko agiye gufata umwanzuro wo kugira ngo arebe icyo yakemura, abe yakimuka aha ngaha, cyane yuko uriya cyangwa se uwo babasanganye mu bintu bitari byiza, mu busambanyi, urugo ku rundi, yaciye inyuma umudamu we, arareba uburyo yakimuka. Ni MCCT, ni N1 TV. Dusubire mu biganiro bikurikira. Imana ikumere imigisha itagabanyije. Nari ndi kumwe na Olivier kuri kamera.